harimo serumu. none se ntabwo ari gushobora kuvuga ngo ube wamuvugishije impamvu yabiteye kwiyahura? Ntabwo bari gushobora kuvuga. Abaganga barimo barababwira iki? Ubwo nyine ubu bamaze kumpa imiti. Rero imiti ndayizanye muganga agiye kuyimutera, ubwo nuko badusohoye hanze bari gukora amasuku. Ubwo nyine nuko. Bivuze ngo aracyari muri koma? Rege ntabwo ari yaza neza. Ariko uri kubona ko ari kugenda azanzamuka ku buryo ashobora kuza kurokoka agakira? Mu kanya nibwo arahamagaye igihozo kanya. Rero ubwo nyine kuva bamuhamagara nta kindi kintu yongeye kuvuga nyine. None se yamuhamagaraga amubwira ngo iki? Nibuza amusaba imbabazi cyangwa amwereka ikibazo cyateye ibyo byose? Amuhamagaye gusa nta kindi yongeyeho. Amuhamagara kuri telefone cyangwa yakangutse amuhamagara n'ururimi? Amuhamagaza kuko azi ko ari mu rugo. Nyuma y'ibyo nta bindi. None se nk'umuntu uturanye nabo hari amakimbirane bari bafite ku buryo ariyo yaba yashingiweho kugira ngo yiyahure? Aho aviriye muri gereza hari ubwo bigeze bongera gukimbirana ku buryo wenda ari byo yaba yashingiyeho? Amakimbirane ho n'ubundi ngo muri ijoro baraye bavuganye nabi. Ubwo nuko koko Karimwabo nimugoroba ngo wari uri kumwe nabo n'ubundi niyo Karimwabo niwe ubizi. Karimwabo muturanyi we kuko n'ubundi uko kubana banana ngo babonanye baganiriye. Ubwo Karimwabo nawe byamutunguye ngakurikije ibintu bari bavuganye, ubwo nyine nuko. Ako se we uyu mudayimoni turamenya ari mudayimoni kimwe bigeze aho Habimana atekereza kwiyahura? Ubwo nyine wumva ntabwo byoroshye kuko ikintu yakoze yanditse urupapuro rw'amadeni yose abantu afitiye amadeni ngo yamanje yarwanditse. Yari yabanje yandika urupapuro rw'amadeni afitiye abantu? None se sinumvise ngo umudamu yari yamwemereye kugurisha kugira ngo yishyure ayo madeni? Ubwo nyine hanyuma y'ibyo ntiwamenya ngo bimeze gute. Reka twizere yuko ari buze guhembuka wenda, ariko urumva ko niba umuntu atangiye gufata icyemezo cyo kwiyahura, umuntu w'umugabo urwego rwa Habimana, ntago urumva ko ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye cyane. Sinzi ngo turamenya uyu mudayimoni yitwa ngo iki wateye abagabo n'abagore pe. Ubwo nyine ntabwo bapfa kubisobanukirwa kereka ari busimbuke niba yavuga uko byari bimeze. Gusa ni uko nyine muri iri joro yaganiyeho n'Akarimwabo ajya kumva ibyabo nyine. None se mama Gihozo ubu ngubu nawe muri kumwe kuri ADPR? Wari mu rugo. Wari mu rugo? Ariko ari kugenda kubaza amakuru y'umugabo we? Yego nanjye ndi kugenda amuha amakuru y'uko bimeze. Karimwa wiriwe ute? Sawa na amahoro. Urashima Imana? Yego. Wagiye mu kazi cyangwa uri mu rugo? Ndi mu rugo ntabwo nagiye mu kazi. Ni Daniel muvugana? Yego Daniel. Wow. Ndaho ndashima Imana. Niko? Nari maze kuvugana na Dukuze kuri ADPR. Aho yagiye kuri mukuru we Habimana. Urongerageje kumusobanuza mubaza uburyo uwo muhungu mukuru we yaba yafashe icyemezo cyo kwiyahura. Arambwira ngo amakuru menshi ngo niwe waba uyafite kubera ko ari weho mwana aganiriye uri no kubagira inama nimugoroba. By'ukuri baje bafitanye amakimbirane ki ku buryo byageze aho atekereza kwiyahura? Nta gisha kirimo, ni ibintu byo gutora by'intonganya bagiranaga. Ni intonganya bagiranaga. Umugore ari kuvuga ngo wavuye muri gereza ngo none umaze gukira ngo umaze ngo kurara mu gasozi ngo inshuro 3. Barimo baratongana nyine ngo maze iminsi ngarara kwa Angelique ngo umugore wabugena. Erega uriya mugore ararusenye neza. Ego kumana intandaro yaturutse.
ubaho Habimana aviriye muri gereza nta n'iminsi irashira yari ageze ku rwego arara inyuma y'urugo. ubwo ngo arayo gatatu yikurikiranye. Mana yanjye, ariko se sinanumvise ngo ari no muri gereza n'amafaranga ngo yari afite yo kuyoherereza umugore we yoherereje iyo nshoreke. Ibihumbi ngo niba ari 50 yabyoherereje uriya. None se ukurikije uko wavugaga harimo ibimenyetso byo kuba yakwiyahura cyangwa nk'umuntu w'umugabo mugenzi wawe ntacyo yaba yakubwiyeho ngo mube mwari gukumira ikibi kitaraba? Ni ukuvuga ngo we yaje nari mpari batonganye mpari ngerageza kubakiza, mbona ashaka gukubita n'umugore ngerageza kwitambika. Noneho mu rwego rwo kumuturisha ndamuganira reka tuve mu rugo, tugana mu isambu nyagenda nahera utwatsi turagarukana, arambwira ngo agiye kuba avuye mu rugo ngo aba yaruhunze, ngira ikintu kigiye gutuma mu rugo n'igiki. Oya ngo uyu mugore ngo yarahindutse ngo ibiki n'ibiki, nsigaye ngo mvuga ikintu ngo akantarukana. Urebye mbese nta bishya ni ibintu n'ubundi batonganaga mbere bapfa, ntabwo ari ibintu bigize cyane bindi byajemo, kuko rero nabajije niba ari ikibazo cy'iniza wenda cy'uko wenda bashaka kugurisha ubutaka umugore akaba ari kubyanga, ambwira ko atari byo. Ambwira ati umukiriya turamufite n'ubu ngubu twanagurisha, ahubwo ngewe uyu mugore sinzi aho kugira ngo nzamwice cyangwa nyice bya rutabye nkaba ngiye. Ni ukuvuga ngo akubwira yuko agiye kuba ahunze urwo rugo wagiraga ngo ni nko gusuhuka k'umugabo nk'uko twese dusuhuka. Agiye kuba agiye ngo yigire ngo Kayonza, abumva bisabwira umwana we ngo namumesera imyenda, ngo ngiye kuba nigiriye Kayonza ngo mpungure urugo, ngiye ngo hari umutipe ngo uri kumbwira ngo nze tube twibaniye ngo mve muretse. Nta bishya byari birimo cyane, ibindi byo ni gutongana bisanzwe, gucyocyorana, avuga ko ngo ajya mu bagore bisanzwe gutya. None se iyo miti yakoresheje niba ari umuti w'imbeba numvise yari asanzwe awufite mu rugo cyangwa yagiye kuwugura nyuma y'uko mutandukana? Nyine ngewe yahise agenda aratambika n'igare, arambwira ngo agiye no gushaka umukiriya w'igare ngo agenda arigurishije. Ngiye kubona mbona azanye icyuma na inaji, ndamubwira ni se ugiye kunywa agacupa, yamvugisha ahita ajya mu nzu. Ubwo rero ashobora kuba n'uwo muti yari awufite kuko n'ibyo yavangishijemo. Harya ubundi uriya mugabo ni ubwa mbere agerageje kwiyahura? Ntihari n'ikindi gihe kera yigeze kugerageza kwiyahura? n'igihe yigeze kugerageza ikindi gihe kwiyahura, n'igihe kindi yigeze kugerageza. Ubu ni inshuro ngo ya gatatu, kuko akiri n'umusore ngo yigeze kwiyahura. Bivuze ko no ku bwa Frederico yariyahuye, baratubeshye, yaratubeshye, ntabwo yari yiyahuye kuko yaravuze ngo ntagire umuntu umusanga mu cyumba ngo agiye kwiyahuriramo. Ariko ubu ubwo byari yabikoze kuko twageze no kwa muganga barabyumva, bumva uwo muti umuriho, uretse ko yawuvanze na energy n'icyuma. Mwabibwiwe n'iki rero ko yawunyoye? Agacupa twakabonye hano yari yagasize. Oya, ndimo ndavuga kugira ngo mumenye ko akwiriye kujyanwa kwa muganga, ninde wabahuruje wabatabaje? Umuntu waduhuruje, umukobwa yumvisha ari mu nzu ari kunywa ibintu, yumva atangiye kurukaramo, ati pati n'ibiki ubaye iki? Wa mukobwa we? Wa mukobwa we mukuru, umukobwa we nyine ngo yari yibereye mu nzu, sinzi ibyo yari ari gusoma. Yumvisha ari kugira gutyo. Ubwo rero sinzi undi muntu ngo bikabye yari amaze guhamagara amubwira ngo iri ni ryo jambo ryanjye rya nyuma tuvuganye. Ubwo rero nicyo cyabiteye, abantu bahita batangira kubimenya gutyo, abari bari ku muganda bose bahita bazanye. Ubwo n'ubwo ngo nabikoze mu manwa, kuri aya manwa y'igitondo mu gitondo? Bibaye mwaya masaha rwose. My God, nawe mbwira, urumva aramutse ari no kuvuga ngo ni impamvu z'amakimbirane yabaye ejo, ntago warara n'uwo mujinya n'uburakari ngo buke mu gitondo? Oya, byatangiye mu gitondo. Uko gukimbirana kwabayeho mu gitondo? Byatangiye mu gitondo, ntabwo nimugoroba bari bari gutongana abantu, nta kibazo cyari gihari. Hanyuma ubu ngubu nk'umuturanyi we, urabona umwuka uri mu rugo hagati y'umudamu n'abana umeze gute?
bo ndi kubona nta kibazo, ndi kubona rwose nta kibazo, haratuje, nta bindi byabayemo, nyine twamaze kumujyana kwa muganga, nta kindi cyabayemo. Mu by'ukuri ni iyihe nama ugira abagabo n'abagore bafitanye amakimbirane kugera ku rwego umuntu afata icyemezo cyo gushaka kwiyahura? yewe mbona ikintu kibaho n'abayobozi wenda bajye banabimenya, kuko rwose niyo mpamvu nguhamagaye ubu rirayivu gira inama imiryango ifite ibibazo. mbona inama nabagiye ni uko habaye nk'icyo kibazo bajya bahita bakigaragaza bikarangira, kuko ubu ngubu urabona iyo bibaye rimwe bikaba kabiri, iyo bibaye rimwe bikaba kabiri biba ikibazo. noneho rero urabona ikibazo gikunda kubaho muri iyi minsi iyo ugiranye ikibazo n'umugore, iyo uvuze gato barakutambikana, umugabo akumva ko leta bahita bamutambikana. noneho rero amakimbirane nk'ariya akunda kuba akagenda hagera aho ngaho, abayobozi akenshi baba baragiye babimenya ntibabyiteho cyangwa bakabifata nk'ibintu bisanzwe. yego, kuko ntabwo nk'umuturanyi wanjye yageze igihe cyo kujya gufata imiti kugira ngo yiyahure, ari uko abayobozi butazi amakimbirane y'urugo rwabo. byanga bikunda mu bayobozi amakimbirane baba bayanze. ngewe rero icyo n'inama nge numva natanga ni uko bajya bagira gutya, bakaza bagakemura ibibazo bakiri kare, bakaza kuri teri, abaturage bakababwira uko babibona, noneho bakavuga ati twebwe abantu tubona bapfa iki, kandi ikibazo ni ntaho gishingiye, noneho bikaba byakemuka. ngewe nicyo mbona, niyo nama mbona natanga, kuko urumva ntabwo wavuga ngo iki kibazo gitangiye ubu, urumva cyatangiye kera. kuko urabona umugabo nubwo yagiye gufungwa ari uko umugore twari tumaze kumucyura muri iyo minsi. urumva rero yaraje n'ubundi, urumva iyo yaje n'ubundi ibibazo biyongera biravuka. uriya mudamu yari amaze igihe kingana iki mu rwahukanyiro? yari amaze amezi arindwi yarahukanye. reka twizere yuko Imana iraza kumufasha akakira, niba atari umunsi we wagiye. mu makuru mfite ni uko